umuntu ugera muri mwe akavuga ngo ndavuze ngo iwe kugira ngo avuge biba bigoye ntabwo abavuga. Kandi akenshi njya ntinya n'abagabo bagwa neza hanze cyane bakagira ubuntu ni mwe hanze cyane mu ngo zabo babicika. N'ubushakashatsi nakoze nawe uzagerageza ubukore, ariko reka twivugire story y'ibi biti. Mwelayo rero baba baravuga ati rero turifuza ko tuyobora. Mwelayo ati ko bikaze ko bigoye rero reka mbahakanire kubayobora, ariko mvuze impamvu jyewe ntabayobora. Hari uwundi we, hari amavuta mfite akora ibintu bibiri bikomeye: yubaha Imana akubaha n'abantu. Ati ibintu byose ndabivura. Wamugeraho urwaye igisebe ati nacyo ndakivura, wamugeraho urwaye umutwe ati nawo ndawuvura, akiyaranja akagukubita modiyakine urwaye umutwe, akagukubita kwaritemu urwaye igifu, mbega ati n'inyama no mu nda ndebaho, ati ahantu hose ni umufatangwe. Niyo mpamvu abantu benshi banivuza bakarinda bapfa, kuko bari gukubitana n'imifatangwe. Ntakubwira ati jya aha niwe wizibe, sibwa ko ntikanyuze amara no mu isoko kajya gacamo. Nako kajya gacamo kajya kumva ukumva isoko ryose ricecekeremo. Reka nkubwire ndi mufatangwe na ugiye ukiri kwa muganga. Hari imifatango y'abagabo. Umugore akaza kwipimisha inda yo mu bwoko bubiri, kugira ngo uyareke ujye mu ntege nke biragoye. Umwelayo ubyangishwa n'iyo mpamvu, uravuga uti sinabayobora nshingiye kuri iyi mpamvu. Umwelayo warakoze. Umwelayo bawuvaho rero bati nta kundi ubwo duhakaniye kuba utareka amavuta yawe, utayareka akora ibyo bintu bibiri byo kubaha Imana n'abantu, kuba utayareka ngo uze utuyobore nta kundi. Bagera ku giti cya kabiri cyitwa umutini. Ikigerageza afite imifatangwe ihora ibona abantu mu ntege nke. Imifatangwe ikunda kuba mu nama zitenga, ntigigira imbabazi. Imifatangwe igira karagiteri zitari nziza. Imifatangwe Mana we twigarurire. Imifatangwe tumereye nabi, uturengere Mana. Imifatangwe tumereye nabi. Murenge wari wayoborwa n'umufatangwe wajya gusaba serivisi ukahicara saa 2 ukageza saa 7 batarakubwira nimba uri buhabwe cyangwa utayihabwa. Burya n'ingaruka z'umufatangwe. Mushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimire, ikuhe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe, iguha ikunezeze, igusetse, ikiruta byose umugisha. Abera twaragiwe n'Uwiteka. Yego. Twarazwe n'Uwiteka. Twarazwe n'Uwiteka. Mwaramutse neza. Amahoro y'Imana bane nawe. Namwe kandi muyahorane, imitima yanyu ihugukire iby'ijuru, muyerekeze kuri Nyagasani. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko kandi birakwiye kandi biratunganye, birimo n'agakiza. So tuyishima tukayisenga ubudasiba. Komeza. Ku izina rya Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Aya masengesho kandi nkayakunda kuba yo ku babyeyi banjye. Suje abantu bari burengerazuba, burasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, intara ya 6 y'abadiaspora n'umujyi wa Kigali. Imana ibaha umugisha kandi bishimire. Nsuhuje Aline, nsuhuje umumama wo muri Canada wamwita Titi. Wa mumama wa wundi yitwa Hari benshi cyane na hari benshi cyane bamwe bajya bambuza no kubavuga. Ariko ndabasuhuje. Yego. Imana y'amahoro ibishimire kandi ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yabo, ibahe banezeze basetse, n'imitima yabo nayo ihugukire iby'ijoro. Yego. Mwakiye kuri kamera za Evangeliste Mama Lionel. Urakoze cyane ndagushimiye. Umunsi umuteguro utumye nkora akantu. Abantu bakunda TikTok rwose banyarukire ahantu nzababwira mu minsi iri imbere.
mbibutsa yuko abantu bakeneye dekorasiyo nziza nyabuna munyarukire kuri izo nimero ziri munsi ya sikirini za mama Lionel abakorera dekorasiyo nziza cyane. Murabona yuko ibintu biba biryoshye cyane, natwe abantu tuba turi gukorera babandi batubaza ngo mbese utwo duseke n'utwiki na kimwe ni dekorasiyo nyine tuba turi gutegura aho gukorera kugira ngo dukorere ahantu hasa neza disiwe. Imana rero bishimire kandi ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha. Uyu munsi rero ni koko ni iby'igiciro kandi nibyo kwishimira. Twagiye kuri kamera kugira ngo usenge Imana, numara gusenga Imana usengera abagiye gukurikirana ikiganiro tugiye gukorera hano, kandi dushimira Lionel niwe uri kuri kamera. Aya mashusho aragenda abageraho ko bukeye n'uko bwije muri iyi minsi atari ku ishuri, ni Lionel uri kugenda ayafata. Ikaze. Murakoze. Kadusenga. Mana turagushimiye cyane, kuramuka amahoro birimo ishimwe rikomeye no kwirirwa ayandi. Akanwa kacu kuzuye amashimwe. Jye n'abantu bankurikiye turagushimiye uburinzi bwawe bukomeye, wihesheje icyubahiro kuba turiho n'ubumana bwawe. Warwanye intambara ikomeye kugira ngo utwimane ubwo ababisha bari baduhagurukiye bashaka kutumira bunguri tukiri bazima, n'umujinya wabo wigeze gucanwa kuri twe, ariko utuvanamo turakira. Ndasabye ngo imbaraga zawe zimanukire aha hantu, kandi umuntu wese udukurikiranye ari muri situwasiyo itari nziza umugirire neza. Urwaye akire, ushonje abone ibyo kurya, wabuze amafaranga uyamuhe, iki kiganiro kivemo ibisubizo bya buri muntu wese. Ndagushimiye ko ubikora neza mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Imana amahoro rero iguhumurize kandi kwishimire. Uyu munsi wa none tuzaniye iki? Uyu munsi wa none mbazaniye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 9. Turasoma duhere ku murongo wa 6 niho biri bwumvikane neza. Tugeze ku murongo wa 15 havuga ngo, nuko abagabo bose b'i Shekemu bateranira hamwe n'ab'inzu ya Milo bose, barahaguruka bimika Abimeleki Shekemu munsi y'igiti cy'umwera cyari cyateweho. Rubanda babwira Yotamu, aragenda ahagarara mu mpinga y'umusozi w'i Gerizimu, arabakomera n'ijwi rirenga aravuga ati, yemwe ab'i Shekemu mwe, nimunyumve, Imana nayo ibumve. Kera ibiti byari bigiye kwimikamo umwami ngo abitegeke, byinginga igiti cy'umwelayo biti, ujye udutegeka. Ariko umwelayo urabibaza uti, mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umutini biti, ngwino udutegeke. Ariko umutini urabibaza uti, mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Ngwino udutegeke. Murongo wa 12. Maze ibiti byinginga umuzabibu biti, ngwino udutegeke. Umuzabibu urabibaza uti, mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Ibiti byose bihera ko byinginga umufatangwe biti, ngwino udutegeke. Umufatangwe usubiza ibiti uti, ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri? Ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri? Mujye mwiringira igicucu cyanjye. Niba bitari iby'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi Lebanoni. Naho ngaho. Umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi Lebanoni. Murakoze cyane. Yes, bwira bagenzi bawe batatu uti mutera agatebe, tugiye kumva icyo umwami avugira muri Evangeliste Mama Lionel, Prophetess Mama Lionel.
umuntu Imana ihagurukije kugira ngo abashe kuvuga ukuri kandi adatinya, atitaye ngo muzamuha ituro cyangwa se ntimuzarimuha, ahubwo ahagurukijwe no kuvuga ukuri. Kuri burya guca mu ziko ntibuze. ngo guca mu ziko ntibuze. Yego mama Allioni, ikaze rero. Urakoze cyane kumpa ikaze. Ndumva ashaka ko tuganira abantu kuri story ya bino biti. Ndashaka ko tubiganiraho story y'ibi biti, kandi nkomeza kubashimira uburyo mukunda kuntega amatwi. Ibimenyetso ndabibona, bamwe bakunda ijambo ry'ukuri murankurikirana, bakunda ijambo rikiza, ryomora inguma, ryimura abantu mu ntege nke, rikebura. Ndabibona cyane, murankurikirana pe, muri komanteri ndababona, kandi nkabibashimira cyane. Imana ibahe umugisha. Imwanya rero ndashaka ko tuganira kuri story ya bino biti. Ibiti byicaye bigakora inama ngo byitoremo umuyobozi. Byitoremo umuyobozi. Umwuka wera ndazi ko ari bubasobanurire cyane kuruta uko jyewe ngiye kubasobanurira. Nawe nyumvira ibiti byicaye bigakora inama biti, twebwe turumva dushaka kwitoramo umuntu uzajya utuyobora, kandi akatuyobora pe, akatuyobora ku manywa na nijoro, aho dukenereye ubuyobozi tukabubona. Turumva dushaka kwitoramo umuyobozi. Iyi ni story y'ibiti bine. Turaza kubona umwelayo, umutini, umuzabibu n'umufatangwe. Ibi biti nibyo byicaye ubwabyo, biravuga biti twitoremo umuyobozi. Bahereye ku mwelayo, bahereye ku mwelayo barawusaba pe, baringenga, barawusaba, baravuga bati rero turakwinginze wowe kabyarawe, tugusabye ko watubera umuyobozi ukatuyobora. Mwelayo ureba kure, ariko hari n'abantu batinya kuyobora, hakaba n'abantu bakunda kuyobora. Kandi nabonye umuntu ukunda kuyobora aba ntabyo ashoboye. Uzatinya umuntu wisabira kuyobora, ubikunda, ubirwanira. Mu bushakashatsi nakoze ntabyo aba ashoboye, ahubwo umuntu ubirwanira, ubisaba vuba vuba, aba afite ibintu ashaka kwihimura, abakunda icyubahiro, abafite ahantu ashaka gukirira, hari kuvugira abuze aho avugira. Uzarebe umugabo utagira ijambo iyo yageze hanze agira amahane. Hari abagabo badafite ijambo mu ngo zabo. Umuntu ugera muri mwe akavuga ngo ndavuze ngo iwe kugira ngo avuge biba bigoye, ntabwo aba avuga. Kandi akenshi njya ntinya n'abagabo bagwa neza hanze cyane, bakagira ubuntu ni mu hanze cyane, mu ngo zabo babicika. N'ubushakashatsi nakoze nawe uzagerageza ubukore, ariko reka twivugire story y'ibi biti. Mwelayo rero baravuga ati rero turifuza ko tuyobora. Mwelayo ati ko bikaze, ko bigoye, rero reka mbahakanire kubayobora, ariko mvuze impamvu jyewe ntabayobora. Hari uwundi we, hari amavuta mfite akora ibintu bibiri bikomeye: yubaha Imana, akubaha n'abantu. Aya mavuta mfite yubaha Imana n'abantu, ndumva jyewe ntareka kuyakoresha. Ntabwo nareka kuyakoresha ngo nirirwe mpungabanira hejuru y'imitini n'imizabibu n'imifatangwe. Yashira vuba kandi arakenewe, yashira vuba, sinabishobora. Ndumva mfite gusigasira aya mavuta. Imana itugirire neza cyane. Uyu mwelayo niko wabyumvaga, kandi nawe ndumva ariko wabyumva, nimba koko ayo mavuta mu bwoko bubiri uyafite. Ayo mavuta mu bwoko bubiri yo kubaha Imana ndetse n'abantu. Uze gukurikira ubwoko bw'amavuta ibi biti bwari bufite. Umwelayo wari ufite kubaha Imana no kubaha abantu. Ashushanya uri nk'umukobwa Imana yahaye agakiza, ugahura n'ikintu kikugusha,
kandi ufite muri we kubaha Imana n'abantu. Muri make ntabwo warekeshwa aya mavuta arakaze yo kubaha Imana n'abantu. Aya mavuta arakaze kugira ngo uyareke ujye guhungabanira mu byaha, ujye kuyobera mu ntege nke. Aya mavuta kugira ngo uyareke birakaze, kandi nawe musore nuko, nawe mupapa nuko, nawe muvugabutumwa nuko. Aya mavuta arakaze yo mu bwoko bubiri, kugira ngo uyareke ujye mu ntege nke biragoye. Umwelayo ubyangishwa n'iyo mpamvu, uravuga uti sinabayobora nshingiye kuri iyi mpamvu. Umwelayo warakoze. Umwelayo bawuvaho rero bati nta kundi ubwo duhakaniye kuba utareka amavuta yawe, utayareka akora ibyo bintu bibiri byo kubaha Imana n'abantu, kuba utayareka ngo uze utuyobore nta kundi. Bagera ku giti cya kabiri cyitwa umutini. Umutini barawubaza bati wowe ko twifuza ko watuyobora, turagusaba iki? Mu cyubahiro ugomba nk'umutini turashaka ko utuyobora. Umutini uti reka njye mfite ibintu bibiri, mfite uburyohe, hagira imbuto nziza. Ngibyo ibintu byaranze igiti cy'umutini, uburyohe n'imbuto nziza. Ariko iki giti cy'umutini cyari gifite ibintu Yesu akunda. Bimwe Yesu yigeze kubwira abantu ngo mugende mwera imbuto, kandi mwera imbuto nyinshi, kandi imbuto mwera zihoreho, zigumeho. Ariko n'umutini nawe Yesu yigeze gusanga nta mbuto. Uyu mutini nawe yigeze gusanga nta mbuto ufite, ako byibuze wari ufite amababi. Se ko hari umuntu ubura byose. Hari umuntu ubura imirimo akabura n'imbuto, ukabura byose nk'ingati imena, ukabura ikorasi mu rusengero, ukabura n'imbuto hanze, ukabura icya 10 n'amaturo, ukabura n'imbuto. Iki giti ngo cyari gishishe, gifite amababi nk'ay'abantu b'iki gihe bafite imirimo zitagira imbuto, nta rubuto habe n'igitumbwe. Noneho uyu mutini barabwira ati twebwe uko twifuza ko utuyobora, utubera pasiteri, utubera revera, utubera umuyobozi, ko tubera perezida wa korari, ko twifuza ko utubera umuyobozi w'isibo, ukatubera gitifu, ukagenda utubera bigiye bitandukanye. Mutini uti ibi bintu bibiri mfite uburyohe n'imbuto ntago sinshobora kubireka ngo njye kwirwa mpungabanira hejuru yanyu, hejuru y'abanyunyuza, hejuru y'abankuramo batasenze, hejuru y'abanyigaho, hejuru ndumva ibi bintu bibiri byarangoye kubibona, kandi birakunditse, birakenewe. Ntabwo jye nabireka ngo nze mbayobore. Batirakoze. Ajya ku giti cya gatatu cyitwa umuzabibu. Burya umuzabibu no ku bantu batagira peti ugize Imana ukabona umuzabibu ukawurya, imbuto z'umuzabibu. Ufite nk'umwana utagira peti ukabona imbuto z'umuzabibu ukamuha, agira peti cyane. Hari n'abantu bakuru batagira peti, ibiryo bikamubihira akumva ntashaka kurya, turangiye umuti w'imbuto z'umuzabibu. Noneho bagaruke n'imbere kurera, noneho amavuta yerayo ni amavuta ushobora gukoresha imbere n'inyuma. Ariko bakamenya kugenzura pirate na originali nabyo. Inganda zabaye nyinshi ziri kuyakora, yego, bakareba ayanditseho ngo bio. Iyo niyo ari originali, kandi originali irahenda. Originali irahenda, ariko nanone utayizi na pirate bayiguhenda uzi kujyanye originali. Aya mavuta nayo ni meza, ariko reka dukandagire kuri iki giti cy'umuzabibu twumva uburenganzira bwacyo cyaburanye. Kiravuga kiti yewe hari ibintu bibiri nanjye mfite. Yewe mfite ibintu byitwa kunezeza Imana n'abantu. Uvuga ko mwera wari ufite kubaha Imana n'abantu. Mwerayo? Yego. Umuzabibu ufite kunezeza. Yego. Kunezeza Imana n'abantu. Kandi kubaha no kunezeza ni ibintu bibiri bitandukanye. Biranahabanye cyane. Ariko bugese nahitamo kunezeza. Nshobora kubaha umuntu ariko ntasigara anezerewe.
ariko hagiye mu kirongo cyo kumunezeza. Buriya mu kunezeza uba wamwubashye, wamuha akantu kamunezeza, kuko ntiwanezeza umuntu utamwubashye. Muzabibu wari ufite ibintu byiza nyamara uravuga uti jyewe nezeza Imana nkanezeza n'abantu. Yo, ariko uzi ko hari abantu babaho mu buzima bwa gikristo biberaho mu buzima bwo kubaha abantu ariko ntibubahe Imana, bangeso nziza, bakiberaho mu buzima bwo kunezeza abantu nziza batanga cyane, bambara imyenda y'igiciro muri wowe ndanyuze. ugasanga umuntu anezeza abantu, mama we akanezeza abantu ariko ntanezeza Imana, agakora ibyaha mu yandi magambo, Imana ntinezerwe. Yo, kandi ugasanga uyu muntu afite imirimo idafite aho yandikwa kuko adakijijwe neza. ako kantu kavuge neza. Hari abantu bafite imirimo itandikwa idafite aho yandikwa kuko urayikora udakijijwe. Nanjye kubaza kubera iki. Iyi mirimo uyikora udakijijwe, niyo mpamvu idafite aho yandikwa. Birasaba ko ubikora unakijijwe kugira ngo unezeze abantu n'Imana inezerwe. Uyu mufatango rero uravuga uti jyewe nkurikije amavuta mfite yo kunezeza Imana n'abantu, sinshobora kureka aya mavuta aragoye. Aya mavuta yo kwibera mu buzima bwo kunezeza Imana n'abantu bakanezerwa, mumvugira ngo amina. Aya mavuta ntabwo nayareka ngo ndajya guhangana n'ibintu byanyu, mwebwe mutagatinza kuyamaramo. Nabavumbuye icyo mushaka ni ukuyamaramo, nanjye nkamera kimwe n'abandi, sinayareka. Aha hantu uza kumva ko nabivuze haruguru, hari abantu bumva bahereye hagati. Nabivuze haruguru ko hari abantu bakunda kuyobora, iyo babwiye ubatoreye kuyobora bahita bamera nk'abahawe na yuhi, kandi uyu muntu ubikunda ntabyo abazi. Ubushakashatsi nakoze, uyu muntu ubirwanira, unabikunda unabishaka, nta kibazo kiba kiri muri we, ahubwo uyu biti abikora nyine abitinya nk'umuntu ubyubashye. Azanabibaza, uzatinya umuntu wemera akanitora. Ariko uzi ko hari abantu bemera bakitora. Ryari korari nagiye ndirimba zimwe na zimwe, harimo abantu bakunda kudirija no kuba perezida, bakajya banaduhamagara bati ugire ubwenge, ariko hazaba ahantu habamo agaki gatuma abantu bashaka no gukubitamo akantu, ibintu bibamo agaki, kandi wareba ugasanga ntabyo bashoboye nubwo babishaka. Ariko uyu muntu ubitinya, uyu muntu ubyubaha, uyu muntu wumva azi uburyo byamuvunye, azi uburyo bikorwa, biravunanye, no mpamvu abitinya. Muri iyi minsi mbona abantu babishaka, abantu babishaka ndetse cyane, babibetingira, babyisigira n'amarangi. Aba bantu mujya mubatinya imiyoborere yabo. Tugeze ku mufatangwe, igiti cya kane cyitwa umufatangwe. Umbabarire cyo ntugende utacyumvise, ntusimbuka ahantu ndakwinginze. Tugeze ku mufatangwe, ko wasanga uyobowe n'umufatangwe muri ino minsi. Wasanga uyobowe n'umufatangwe, ariyo mpamvu no kuzura umwuka wera biri kukugora, ari niyo mpamvu no gutera imbere. Kuzura umwuka wera ukumva hari ikiri kukujomba kamanzi ukakireba, reka nze mvuge ku mufatangwe bawugezeho. Umurongo wa 14, umufatangwe barawubwira ngo nudutegeke. Umva uko washubije kuri 15. Umufatangwe usubiza ibiti uti, ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, mujye mwiringira igicucu cyanjye. Urumva kondisiyo ya mbere, kwiringira igicucu. Mwese munsi yanjye, Imana muyireke munsi yanjye. Ntunkangishe ngo warize, ntunkangishe ngo uruzuzwa, ntunkangishe ngo urahanura urerekwa munsi. Hari ahantu bamwe bigeze kujya bambwira, nari umukristo waho, ye nasengeye ahantu henshi, reka ntibamenya aho ariho. Ye nasengeye ahantu henshi utaza kukina, ubwo nageze muri ADPR mvuye henshi. Nangiye kuzuzwa no guhanura, umuyobozi atumva mu mukomeho, maceceka tuzi, yangaga ubuhanuzi. Umufatangwe burya wanga abanyemana, kugira ngo batarondora amahwa yabo. Impamvu baca imifatangwe icecekesha abanyemana, bakurondore bagushyira habona.
mujye mwemera kuba munsi yanjye. Urumva kondisiyo ya mbere w'umufatangwe, ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, mujye mwiringire igicucu cyanjye. Nimba bitari iby'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'Ilebanoni. Umuriro uzamvamo, uzansohokamo. Umuriro ni umuriro sha. Yego. Ni umuriro. Ndumva ngiye kuvuga kuri umufatangwa kanya gato nkasengera abantu bakubitanye n'amahwa y'imifatangwa. Reka mvuga ku giti cy'umufatangwa. Nta muntu ukiyongoza, nta muntu upfa kugikiniraho. Umufatangwe banziri umva iryo zina ngwe, ufata ingwe. Ibyigize kagarara. Ufata ingwe. Nguruzuzwa, ngurakaze ngo waje kera, ngo maze iminsi n'itorero. Ngo biro nicemo ngo niwe wayiguze. Ibyo ntuze ko bimbwira ndi umufatangwe se nyine. Ibaze umufatangwe ufata ingwe. Tubari imyenda ya gisirikare, umufatangwe urayifata. Kwa kundi basaza banjye bitsimba bari mu kazi, ntabwo yapfa kwitsimba ku mufatangwe. Umufatangwe ufata irya myenda yabo wayishishimura. Umufatangwe babaza gutora inkwi bagira gute ntiwapfa kuwukiniraho. Nabo bashaka ibiti bishingirira ibishyimbo ntabwo wakenera ku mufatangwe. Rakarakara umufatangwe. Umufatangwe ufite amahwa kuva hasi, umva kuva hasi haba ku biti, ku mashami, ku mababi, nyine ni umufatangwe. Ufata ibintu byose. Abantu bafashwe n'imifatangwe bihanga pole kabisa. Pole nukuri. Pole. Umufatangwe uraza ugasanga ibyo imizabibu n'ibindi byubatse ukabisenya ukabihumbagura ukabifata. Uti ndashaka yuko mwese mujya munsi yanjye. Ibintu byo kunezeza Imana no mujye munsi. Sinzongera kumva ibyo mwigira. Ngo haleluya. Sinzongera kumva ibyo bintu mwigira hano ngo bahanuye ngo ubwo mwarabaretse mubahaye. Sinzongera kumva ibyo bintu mwigira. Umufatangwe karagitero umufatangwe nimbi cyane. Ariko ibaze uhise utanga kondisiyo nta no kwezi urama bakiwutora. Ibaze we uhise utangira no batarawutora. Utanga kondisiyo batarawutora. Izina ritaragera no muri mashini. No muri mashini bataranamushyira n'imbere y'abayobora agatangira gutanga amakondisiyo kugaragaza karagiterizi. Ubwo mushaka kunyimika, ubwo mushaka nimwe mu bishaka, ubwo mushaka ntabwo urumva bishakiraga umuremwerayo bakishakira umutini kuko bazi imbuto zawo, bakishakira umuzabibu kuko bazi uko uteye, kunezeza Imana n'abantu. Noneho kubera ko banza kubaho nta muyobozi, bahamagara umuti reka duhamagara byibuze umufatangwe nubwo tuwuzi. Ntacyo tujomba amahwa tujomba ariko tuyobore nta kundi. Kwere kubaho nta muyobozi. Ugira ibyo wica ariko ntuzabura n'ibyo ukiza. Cecekeshe abahanuzi. Hari igihe mwe Egiputa himye umwami utazi Yosefu. Mifatangwe ntabwo ijya imenya ba Yosefu. Mifatangwe ntijya imenya umukirisitu umaze igihe hataza kubera ikigerageza afite. Mifatangwe hora ibona abantu mu ntege nke. Mifatangwe ikunda kuba mu nama zitenga ntijya igira imbabazi. Mifatangwe igira karagiteri zitari nziza. Mifatangwe Mana we twigarurire. Mifatangwe tumereye nabi. Uturengere Mana. Mifatangwe tumereye nabi. Murenge wari wayoborwa n'umufatangwe wajya gusaba serivisi ukahicara saa 2 ukageza saa 7 batarakubwira nimba uri buhabwe cyangwa utayihabwa. Burya n'ingaruka z'umufatangwe. Ari imirenge wowe n'imifatangwe nyinshi cyane. Ariko ngakunda umusaza wacu we yubahwe cyane. Iyo mifatangwe afite gahunda kwirandaguza kwitwi.
atwika twika musaza kuraje papa ndakubaha kabisa wemeye kuba umwera y'umuti n'ubumuzabi bunezeza abantu mama barahembwa nta leta yakoreye kubera iki kubera kuyoborwa n'umuzabibu mwiza unezeza imana n'abantu wari washaka umugore w'umufatangwe ukagira ngo ni igihanda wazanye buri impamvu akwita imbwa wimurenganya ni umufatangwe wahisemo umufatangwe wari washaka umugabo w'umufatangwe kuva umunsi agahita aguha itegeko ukinjira ati purize ibintu bya repetisiyo ibintu bya bene wanyu simbishaka ni umufatangwe wahisemo kuyoborwa wahisemo gushaka umufatangwe hamwe nyine n'inshyu zirya umufatangwe uramanza ukarukunyuzamo akakumvisha ati wumvise we ati na papa niko yabanye na mama ibi ni by'iwacu ati ibintu wizanisha bya bindi wizanishaga byose nakwiyoreraga yigeze kubona umufatangwe w'umusore yarongoye kigera mu cyumba ahita asohoka ahita ajya gushaka inzoga nabo umufatangwe ibintu birangiye neza abonye ko bamutwikuruye aragenda abwira bati bahungu muri he babatwikuruye ibintu bye byose bazana ikaziye rwose ahereza umukobwa ati kuri kw'Imana z'uyu mwuka yaramwuka ntiyanyemerera ati mwuka hano ntabwo ari uyoborwa n'umufatangwe ariko nigeze no kubona n'umufatangwe w'umukobwa iriho imifatangwe akigera mu rugo neza cyane ahita amera ihembe amahwa aramera umva imifatangwe ngenzi yayo y'abakobwa bavuga bifashe gutya imifatangwe y'abagore n'utuvaze bavuga bifashe gutya nk'agakombe akakwibutsa ariko ko ari umwegakazi ari umuzigaba umushambokazi batavugirwamo umushambokazi mama n'umunyiginya w'umushambokazi n'abazigaba ntibavuge nabi abashambokazi bararama burya abanyiginya b'abashambokazi bararama baba beza barubaka mama niwe bagira umutima uca bugufi kandi bagira kwihanganira ibintu byose na kose no mu bundi buryo bwose ubwo bose imifatangwe ubwo rero ngiye rwose bubahwe nzi agaciro kandi n'abazigaba nabo bubahwe ubwo n'abandi bose bubahwe reka twivugire imifatangwe rero akakubwira tumva yewe ndi ngende umufatangwe uzabaze n'abo twiganye we uzabaze na mama ntigeze nzanaho ibyo uzaperereza ariko ibintu byawe byo kuvuga ngo gusiza inkweto zawe hano ngo ngende hano ndi umugaragu wawe muri uru rugo ngende umufatangwe nimba utari unabizi ubimenye ati ibintu byawe byo kuvuga ngo nyine ni umufatangwe kondisiyo y'umufatangwe bisaba kujya munsi yawo ati ibintu byo kumbwira ngo imodoka hano muri uru rugo ngo ni iyawe ngo kubera ko ari we ujya ku kazi no tangira wige gutega moto nanjye naje imodoka niko umufatangwe umera ugendera munsi y'amategeko yawo ukagufata pe kandi umufatangwe w'icunza kandi n'ubwonko arabufata imitekerereze igahinduka ukagutwaza telekomande n'ubwonko ikabucurika kuko uba wemeye kujya munsi y'umufatangwe niba hari akandi kantu usigaye k'agashingura cuma ariko ntako ndi kubwira abantu mbakomeza kandi nimba nawe umaze iminsi wumva uri umufatangwe muri serivisi zose Imana yaguhaye kwicaramo nimba uri umufatangwe ukaba uri umuganga w'umufatangwe abantu baza bari gukira bagataha badakize kubera uko babakiriye n'uko babavuye no kwiyemeza kuvura izo utize ugasanga umuntu yashinze ni umuganga w'umufatangwe yashinze prive kandi tumenyereye ko ushaka umupediatri ajya aha ushaka umujenekologe ajya aha ushaka byo mu mutwe ajya aha ugasanga umufatangwe washinze ivuriro kandi yize kubyaza ariko arimo arashaka kwigira umuntu wize medicine ati ibintu byose ndakora ati ibintu byose ndabivura wamugeraho urwaye igisebe ati nacyo ndakivura wamugeraho urwaye umutwe ati nawo ndawuvura akiranje akagukubita modiyakine urwaye umutwe akagukubita kwaritemu urwaye igifu mbega ati n'inyama no mu nda ndebaho ati ahantu hose ni umufatangwe niyo mpamvu abantu benshi banivuza bakarinda bapfa kuko bari gukubitana n'imifatangwe ntakubwira ati jya aha niwe wizibe sibwa ko ntikanyuzemo ra no mu isoko
nako kajya gacamo kajya kumva isoko ryose ricecekeremo. reka nkubwire undi mufatango nawe ugiye ukiri kwa muganga. Hariyo imifatango y'abagabo. Umugore akaza kwipimisha inda. Muganga umufatango ugashaka gupima n'ibindi. Ugashaka gupima n'ibyo itagenewe. Iyo ni imifatango. Iyo ni imifatango. Ujya kubona ukabona isigaranye nimero za telefone. Buri munsi akajya kubaza ko wakize kandi ataragushatse. Waramutse ute? Ni kayi muganga gusa cyangwa akutanya n'umufatango ushaka kugufata. Yafashe ingwe nyinshi. Arashaka nawe arashaka kugufata. Kubona umwarimu baramuhaye akazi bati wowe uzajya wigisha muri segondere mu mwaka wa 6. Naho mu mwaka wa 6 amana bageze mu wa 6 babayeho neza. Abageze muri cya gihe umwana umubenguka. Naho umwana wawe ari kwigishwa n'umwarimu umufatango. Ari kumwigisha ariko ashaka ibindi ni kwa kundi usanga mwarimu runaka ateye abana b'abakobwa inda. Burya akenshi ni umufatango. Wivanze mu biti, wivanze mu mitini n'imyelayo n'imizabibu. Reka rero dusengera aba bantu. Ushobora kuba udukurikira warafashwe n'umufatango, warafashwe niyo ryarakufashe. Ushobora kuba ryarakujombye umutwe, abandi ryarabajombye imbavu, abandi ryarabajombye ibirenge ukaba utakibasha kugenda. Kakubitana n'umufatango w'umurozi waje kurepeta aroga. Naho n'umufatango winjiye muri korari utinje kubarangiza. Kandi umufatango ukizawukubwira witanga amafaranga yo gusoza gahunda yo kurya bashoje amasengesho kugira ngo aze kugira abantu ahereza. Ugasanga yinjira ari umufatangwe. Rero we winjira uri umufatangwe ihane nawe wahuye n'ihwa ry'umufatangwe komera. Imana iguha izindi mbaraga. Uyu mufatangwe wakubuje kuzura umwuka rero warawuzuraga. Umufatangwe wazimije impano z'Imana wumva zitagikora wumva warafashe umwanzuro wo guceceka. Umufatangwe watumye usezera umurimo uva muri korari uva mu itorero wumva ntuzongera no guterana kuko yakubitanye n'umufatangwe. Garuka ndaguhendahenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Igarukira ubwo umenye ko warwanaga intambara y'umufatangwe. Ongeramo imbaraga y'ubutware umenye guhagarara umufatangwe udahagaze ugende kure ntuwuceho kugira ngo utagukomeretsa. Imana ibahereze umugisha mwinshi. Murakoze cyane. Reka tubasengere. Imana ishobora byose turagushimiye kubwizi nkuru twumvise zikomeye z'inama y'ibiti. Tugushimiye ko tumenya ibintu byacu byapfiriye kuri iyi mifatangwe tumaranye igihe tukabona ntacyo tugeraho kubera imbaraga z'imifatangwe. Ariko aka kanya umanuye imbaraga zitwika amahwa yose y'imifatangwe ari mu nzira zose ducamo. Niyo mpamvu muri imbyarembye ngo mu gihe agize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikandemerera uca umugozi cy'imigozi cagagura imifatangwe. Ubwoko bwawe butambuke, ubwoko bwawe bwongere bwuzura umwuka wera. Ndagushimiye kubana natwe muri byose kandi ijambo ryawe n'imbuto itabora rikagera kure rikagera aho indwara iri igakira. Ndagushimiye ko bikoreye kwiyubahisha mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka wera. Amen. Shalom. Shalom.